reka mbifurize igitondo cyiza cyakunze ba Contact FM aho mudukurikiriye muri hose hatandukanye mu duce dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda nk'uko bisanzwe kuri isaho bari umwanya w'amakuru agezweho avuga mu bitangazamakuru aho tuba turi kumwe muri sizo za Contact FM turi abantu bane ngendi tukamwonera Leonard na Albert Rudatsimburwa ndetse na Lani Manzi kumwe na mugenzi wanjye Modeste Nkurikiyimana. Mwaramutse neza? Mwaramutse Leonard. Tubonye twongerewe undi munsi wo kuba ngo niko duhuje kwizera bizera Imana ubwo ariko nutayizera afite uko yongerewe undi munsi da nta amahirwe cyangwa ni ikindi kibazo abantu bagenda barangiramo barangira abiterwa nuko buriya na filosofia mu kuntu umuntu abona ibintu kuri nge bibara amahirwe iyo nongerewe undi munsi hari uwo bibangamirara nta bibangamira ahubwo nta n'ubitekereza burya iyo ugenda utekereza kuri ntiwabaho ubuzima bwawe par seconde buriya uvanga kubyuka bikagutangaza ko kiriho nkaho wateganyaga ko ugomba gupfa yaba ari ikibazo in fact gupfa si cyo gitangaza ahubwo ko hagera ahantu no gupfa si ikibazo no gupfa ubusa ariko sundi uko umuntu agenda yongererwa undi munsi ngira ngo niko bagenda none aba expose ku bibazo by'isi ubone se umuntu apfuye ariko se uzi ko ucuze kubutangira ibintu byose bwatuma umuntu agira umunsi mubi kabisa urumva ibibazo cyangwa ibyiza ibyishimo ibintu byose kuki uhita ubona ibibazo arirebereza ko ibyiza bikora imbere ariko avuka agomba kuba yavukanye iki kintu ikintu cya mbere yibaje ati mana we unjyanye se none kirango n'ababyeyi baratangaye tukamwibonera hanyuma tubwire abadukurikiye ko ku makuru tugenda tuvuga bashobora kugenda batangaho ibitekerezo banyuze kuri page yacu ya Facebook bashobora kujya kuri 89.7 Contact FM bagatangaho ibitekerezo ndetse bakaba banohereza ubutumwa bugufi bandika CFM bagasiga umwanya bakandika ubutumwa bakabwohereza ku 5,000 ubwo nabwo dushobora uzi ko burya usa na mwana wahoze ari ku gikopo cya margarine wakuze ushaka ubutamuzi uwo nguwo za margarine za bleu band za kera za kana kakira kamwenyura cyane wajya ni wowe wamumenye ako kantu nshatse kukareba nakareba he ntago sinjana kujya kuri Google kanyibutsa uko nari meze nkiri umwana wasa nta gafoto usigara baranampemukiye abantu bajyane bagiye bamfotora ndi mutungo bayamanika ahantu nzajye nyabona nemara ntabwo urabona hari amavuta yo kwisiga yitwa Claire awo muntu ndamuzi uwo wafotoye kiri ni kagashusho ka kera no ku mbuga nkoranyambaga bagiye bagaragaza amafoto ye cyane uko ameze ubu ngubu kwangana na kariya gafoto ka kera ariko umwimerere kabisa kandi bajyaga barawe kana ntabwo turi abarundi turabaganwa noneho dukubitira mu makuru ari kuvugwa mu bitangazamakuru ku munsi amakuru ari kuvuga mu bitangazamakuru agezeho muri iki gitondo ku munsi w'ejo mu karere ka Gicumbi wa musirikare warashe abantu 5 yagejejwe imbere y'ubutabera wa musirikare hajya uwo ngo ninde wa undi warashe bana ni private Eugene Munyambabazi ako ntambabazi yagiye abantu hanyuma uyu mugabo ngo yaburanishijwe n'inzego za gisirikare nubwo Igicumbi nta rukiko rwa gisirikare ruri ariko ahantu bagiye yaburanishijwe n'inzego za gisirikare kuko ari umusirikare ariko kandi bakaba bagiye Gicumbi ngo kuko ari naho yakoreye iki cyaha hanyuma araregwa ubwicanyi bugambiriwe bw'abantu 5 icyo ni cyaha cya mbere n'icyaha cya kabiri ni ubwinjiracyaha bugambiriwe bwo kuba ku bantu 7 bakomeretse ariregura hari icyo bivugaho
ntabwo yireguye yavuze ko akeneye umwunganizi mu mategeko birumvikana birateganya si umwe gusa akeneye ahubwo akeneye Yesu aho bigeze birakomeye akeneye Yesu ahangaha se ahubwo akeneye platuri ya Yesu y'aba Yesu benshi akeneye bose yabagira Yesu na Muhammad bose akeneye akanama ubwo uyu nguyu we byinshi tuzabivugaho wenda urubanza rwatangiye twumvise no kwiregura ahubwo cya kigo cyacu cy'itangazamakuru cya RMC Rwanda Media Commission ntabwo kuki batarasaba za media zatangaje ko wa mukobwa ari we wabiteye byose wa undi wishwe n'uwo mugabo ntabwo muzi ko hari za media zari zatangiye kuvuga ngo iwe nyaba yazanye media byagiye binandikwaho ariko twari tuzi ko RNC we ahari bashobora gusaba kwisura ku ijambo uvuze ibyo bintu kuvuga no gutaruka burya urwishe yankara ruracyayirimo uwo ni wo mugani w'ikinyarwanda nzi niyo mpamvu nkora nshakisha hano nawushyira hari hageze ejo bundi nari mu gusoma ntuza inkuru ivuga ku muhungu ngo wabenzwe n'umukobwa ngo barasabye bakora byose imihango yose ya kinyarwanda ariko noneho bigeze kuri mariage nyirizina umukobwa muri komine icyantangaje ni ukubona uwo muhungu niko namwita ko hari habuze gato nk'ab'umugabo bamukurira inzira ku murima ngira ngo niwe watangaje iyo nkuru atanga n'amafoto yose y'ubukwe n'ibiki natangajwe no kubona byose babivugaho bavuga n'umwirondoro w'uwo mukobwa n'ukuntu ngo byagenze uko umuhungu yabibabwiye ngo noneho ngo bishobora kuba byaratewe na mukuru w'uwo mukobwa nose niko mukora inkuru kweri iyo ngiyo ni kuba batumva ko ntawe uzi impamvu z'uwo mukobwa ashobora kuba afite impamvu zifatika ariko ni n'uburenganzira bwe bwo kuba yakwisubiraho ni inkuru ibabaje ariko kugenda none ukagaragaza amafoto ye ugatanga umwirondoro we none ukajya no gukururamo famiye ye urumva wa wundi ubabaye yumvise ko nta kundi yabigenza reka mbijyane mu itangazamakuru kuba rero bahindukira nabo bakabivugaho ibyo biragaragaza ko tugifite ikibazo gikomeye cyane ku bijyanye n'ibyo ngibyo nyine n'uyu mwuga iki ni ikintu gikomeye cyane ahubwo ntawe uzi bibaho n'abagabo bajya babikora ntabwo ari ibintu bishimishije birababaje ariko hari impamvu nta nubwo ari ibintu ujyana mu itangazamakuru gutya kuriya wavuga iyo nkuru we ahari gutya ariko ntabwo wajya muri izo detaye no kujya gushaka ngo ufite ikosa n'iki byose album foto yose kabisi bigaragaza ko umugabo ari warebye avanga abantu urampemukira ariko reka nanjye nkwereke kugira ngo itangazamakuru naryo rihindukire ribitangaze uko nguko ntunashaka umuntu uvuga ngo ese wabitewe n'iki sasa RMC byaciye hese itangazamakuru ni byinshi ariko ntabwo yaditinga inkuru yo ikurikirana byarabaye nyine ariko hari ikintu nibyo ariko niba byarabaye bazabikoraho yego barakwiriye kubikurikirana bakareba ngira ngo hari ikintu uru rwego rushinzwe rwakagombye guhagurukira kuko izi nkuru zanditswe ku buryo butari bw'ikinyamwuga zikunze kugaragara ugasanga abantu bazikozeho deba bazivuzeho ariko ngira ngo RMC ntikunda guhamagaza abantu bakoze izi nkuru kugira ngo batange ibisobanuro kandi bashinzwe iki ni urwego rushinzwe ngo kugenzura si ibyo ngibyo mu nshingano bafite bivuga ko harimo kugenzura no kwimakaza ubunyamwuga mu itangazamakuru gukebura no gukosora abanyamakuru bakoze amafuti n'ibindi none ubwo ariko ni ku bushake tubyumvikane kuko ni RMC ni hagati yacu ni ku banyamakuru nyine bigenzura hagati yabo ngira ngo ariko nakurikiye ikiganiro cy'umuyobozi wa RMC ku yindi radiyo asobanura ko hari ingamba barimo gufata hari ibintu kuko babona ko hari ibintu bikabije cyane cyane ku bijyanye n'itangazamakuru rikorerwa kuri interineti cyangwa se bamwe na bamwe bita abanyamakuru wenda batujuje ibyangombwa byabyo byo kwitwa umunyamakuru
ubwo yatangaga icyo kiganiro avuga ko hari ingamba zikomeye cyane ngo barimo kwigaho bazatangaza muri iyi minsi. Twizere rero ko hari icyo bagiye kubikora. Wenda no mu bimwe mu bintu nanone bazashingiraho. Ejo bundi twagiranye ikiganiro nanone, bimwe mu byo bashingiraho nuko nk'ubu ngo hariho ingamba zo kuba muri rwo kugira ngo bashobore kumenya abanyamakuru babikora by'umwuga banabishoboye. Hashyizweho gahunda yo kuba ngo bitarenze tariki ya 30 z'ukwa 10 buri wese agomba kuba afite ikarita imwemerera ubunyamuryango. Noneho iyo ngiyo ntago ari ikindi kintu, ahubwo bigambiriye ko ntawe bazaha igihe cyose atazaba tujuje iby'ibisabwa ngo abe ari umunyamwuga. Ngo ibyo babikoze mu rwego kugira ngo bace akajagari n'ubundi kari kuboneka mu itangazamakuru, aho bamwe bandika ibintu nyine ko biboneye. Donc kuri ubu bisa naho kibagoye kubera ko batari bashobora kubamanagira ngo bamenye ngo aho binagoranye ni kubera ko hari bamwe namwe bizwiho ko bo icyo bakora ari ukwandika ibihuha ku bushake kugira ngo bateze abantu babayoboke cyane, abantu bakunda byacitse. Ariko noneho ikibazo gikomeye kurushaho ni ko hari benshi bitwa ko babyigiye noneho babikora nk'umwuga b'abanyamwuga ariko bakora nabi gutyo barimo batangaza inkuru nk'izo. bo bazatanga karite bashingiye kuki? Ni ukuvuga ngo umuntu wese udafite nibura ubushobozi bw'ibanze, ni ukuvuga wenda bigaragara ko yagize akora amahugurwa mu itangazamakuru cyangwa yaryize, niwe uzahabwa ikarita. Oya, ari mu bantu bashobora kutazayihabwa. Hariho kondisiyo nyinshi wenda nta nguki. Ni ukuvuga ngo bo mu kujya gutanga ibyemezo, iyo ubundi hari amafaranga 20 azajya atangwa, ariko ntatangwe nk'indishyi cyangwa se nk'ikiguzi cy'iyo karita. Iyo karita ahubwo izaba ari ubunyamuryango, ahubwo ayo ngayo mafaranga ngo ni contribution izajya itangwa buri mwaka. Ariko bwa mbere noneho kugira ngo iyo karita agomba kuba yatanze, ariko kugira ngo nanone bayiguhe ugomba kuba wujuje icyambere. Ushobora kuba warize iryo tangazamakuru, cyangwa se bigaragara ko hari nk'amahugurwa wahawe afatika, cyangwa se nanone ufite background ifatika ku buryo bashingira bakavuga bati uyu muntu koko yakora uyu mwuga. Ngo byagaragaye ko ngo hari ahantu henshi ntabwo mbyumva cyane kuko kuri ntuza ebyiri za mbere birumvikana ko niba warabyize ko babiguha, ariko nanone uba ufite diplome. Niba wabyize ukabitsinda ufite diplome. So izindi kondisiyo bavuga ngo ko waba ufite ntabwo mbyumva. Ukuvuga ngo bo nyine mu nshingano zabo nk'uko byanemejwe nyine n'itegeko nshinga, bo nubwo waba warabyize utabikoze neza bafite uburenganzira bwo kuba babikora. Mu nshingano ngo babikuye mu nshingano bahawe ibyo bintu byemejwe n'inteko ishinga amategeko. Uravuze ngo waye ngo warabyize ngo ntukore neza ngo bafite uburenganzira bwo kwambura. Kuko ari ikintu ntumva nk'ubu sinzi ukuntu babitekereje, ariko nk'ubu niba ufite diplome warabyize ntabwo utegereza ko haba RMC yaguha ntuza karite ya ntuza ubuzi. Niba waravuye muri universite uri muganga ariko bo nyine bo rero baravuga bati mu Rwanda hashyizweho itegeko ry'uko buri wese yahabwa amakuru, ariko baravuga bati uzajya uyahabwa nk'umuturage nk'abandi kuri uru rubuga rwo mu Rwanda ubwo twabigukumira. Hari ikintu Albert yaravuze umuntu dushobora kuba twakwibazaho rata, niba umuntu yarize itangazamakuru aba afite wenda impamyabumenyi y'ibyo yize, niba yarahuguwe aba afite certificate y'ibyo yize, keretse ko izo karita wenda hari ikintu urwego rwakagombye nanone gushyiramo imbaraga ni ukureba ko hari abantu wenda baba bakora itangazamakuru nta basic skills cyangwa se nta bumenyi bw'ibanze bafite ku itangazamakuru. Ahubwo ndishubije nanjye ushobora kuri muganga ukaba warabonye diplome, ariko wagera ahantu mu gihugu ordre de médecin bagomba kukwemerera urugaga. Ubundi niko wenda nk'ayo makarita wenda bidasobanurwa neza. Ubundi ntibyakabaye nko kuvuga ngo ni karita tuguha ikwemerera gukora cyangwa se utayifite ntiwagira gute, ahubwo nge nibaza ko ari ikintu kibereho kugira ngo bo babashe kumenya mbere na mbere niba ari itangazamakuru ryigenzura, kubanza kumenya se turi kugenzura bande ni bande, tumenye nibura tukusanya tugire ayo mazina y'abantu, tubone ukuntu tutubagenza
babagenzura ariko tunabone uburyo ki kuko si ukubagenzura gusa babacyaha cyangwa se babakosora cyangwa se babahana ahubwo harimo no guharanira uburenganzira bwabo bakamenya niba ukeneye protection y'urwo rwego byaba byiza ko wabura ni impamvu nyinshi gusa ikintu cyansekeje kare niko wakoresheje intuza iryo jambo contribution kandi koko si we wabihimbye niko babivuga ayo ni amagambo abantu bakoresha kugira ngo bakwaka amafaranga ni ikiguzi nicyo kimwe nka ntuza hari sosiyete yigeze gukora akantu nakita gakoryo ko bateguye igitaramo batangiye ntuza sosiyete y'itumanaho none bavuga ngo kwinjira ni ubuntu ngo ari kugura simukadi kwinjira no kugura simukadi ubwo se ni ubuntu ukaba uguze simukadi ni contribution ari akantu ko kugira ngo ni contribution ariko ibyo byose ko ikigo nk'icyo ngicyo kisaba contribution birumvikana kuko ubuse ni icyacu kandi cyabaho gute wabona se aho bakorera ni byiza ni kuvuga gusa kubyita contribution ni ukuvuga ngo amafaranga ariko ni membership card ngo si umushahara ngo buriya ngo nishimwe ariko nicyo kimwe ni amafaranga umuhaye dukubitiye ku yandi makuru ari kuvugwa mu bitangazamakuru kuri uyu wa gatatu hari raporo yasohowe y'ubukungu ijyanye n'ubukungu yasohowe na World Economic Forum yitwa Global Competitiveness Report 2014-2015 ngira ngo iyi raporo yashyize u Rwanda ku mwanya 62 mu bihugu 144 naho ku rwego rw'isi noneho rukaza ku mwanya wa gatatu mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara mu gihe mu mwaka ushize rwari ku mwanya 65. hanyuma igihugu cya mbere muri Afurika ni ihe Raheli yazavuga ati ubwo ni muri Sahara cya mbere bavuze ngo iyi raporo ngo u Rwanda ruri inyuma y'ibirwa bya Maurice biri ku mwanya 39 na Afurika y'Epfo mu bihugu byazamutse cyane mu bukungu bwo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Hanyuma umwanya wa mbere ni muri Sahara muri Afurika. Ariko icyo kintu umuntu yanakibaza kubera iki buri gihe iyo bajya kuvuga ibyo muri Afurika bakora iyo distinction ko baba ibyo vara bakabavana ukwabo abirabura ukwabo. Muri Afurika igihugu cya mbere ndabona ari ibirwa bya Maurice biri ku mwanya 39. Noneho muri South Africa Afrika y'Afrika ya kabiri yo iri ku mwanya 56. U Rwanda rwo rwa 62. Ariko umwanya wa mbere uri he uri ni nta muntu byagizwe ibanga cyane cyane n'icyo tudafite ayo makuru mbese uraze kumenya imyanya yose usibye uwa mbere ariko kigaragara yanashobora kuba umwanya uwa mbere mwashatse kuba kuri iyi raporo yose kuki uteranyije ibyo bihugu bya Sahara na munsi ya Sahara ubu ni ikihe ni Egypte ni Misiri ni Tunisia ni ubuze ibihugu bibiri ubiza nk'ari ibihugu bibiri kandi ari kimwe Egypte yeah of course na ni subtitles Egypt kuri raporo hari umuntu arakomeza ayicukumbura arebe hajya Misiri ryavuye mu Kamisiri ni ibintu bifite inkomoko turacyakeneye gucukumbura ibintu byinshi uhamugana Misiri mvuga ni Kinyarwanda ni iki mu ndimi nyinshi umva ari Egypt Egyptos ari Misiri iryo jambo se Egypt nka Afrika buriya si ibintu byaje biva mu Kigereki buriya wasanga wenda Misiri biva mu Kinyarwanda ubundi se Egypt ni hari ababyita Egiputa ariko no Egypta urumva ni ijambo rimwe ariko Misiri Misiri iragizwe n'atandukanye n'izina rya Egypt. Hagize umuntu ubizi yaduhamagara kuri 897. Misiri iyo numa noneho ihise iratandukana cyane n'izina Egypt. Wenda nabo byatandukana cyane rwose. Ariko bifite aho bituruka ibya byose. Ubwo nuko bari bafite umubano kera kuva kera abandi ni nkuko tuvuga ngo Afrika ariko si twebwe twisuye umugabane Afrika ni ijambo rituruka handi. Yes cyane ko muri hari ahantu Yesu yigeze nibo bagira iki nibo bagira iki nibo ba no Afrika ni mu Kilatini kira Afrika Kilatini cyabagereka aho kuko aba n'abandi bahitaga Alkebulan
Alkebu igihugu cy'abantu bafite uruhu birabura bari batabimukira munsi y'ubutayu bwa Sahara. Icyo gihe unuzi koko abantu babaga muri Misiri bari abirabura. Ibyo abantu ntabwo bajya babimenya. Ubwo iyi raporo ariko kandi hari ikintu yagiye igaragaza ko mu bijyanye n'ibikorwa remezo u Rwanda ngo rukiri inyuma cyane ugereranyije n'ibindi bihugu byakoreweho ubu bushakashatsi. Cyane ho ntabwo ugeze batunga gatoki inyuma cyane burane nko kuvuga ngo ngiye hari imbere hatari defini inyuma cyane nka hembega inyuma. Oya barabivuga uzafate raporo wana inyuma cyane raporo yarigeze ngo anyorohereze afate iyo raporo iminota dufite ko muri iki kiganiro twayisamarayizinze n'icyegeranyo ariko tuvuza aho umwanya u Rwanda ruriho. Naho mu yandi makuru nuko hagiye havugwa ko abashoferi batwara imodoka bakavugira ku matelefone bahanwa, ariko noneho ikintu cyakomeje kugenda kivuga nuko ngo noneho ngo ibihano byahagurukiye ngo bakazajya batanga amande y'ibihumbi 10 mu gihe cyose bafasha. Ahubwo ahangaho umuntu ashobora kwibaza umushoferi katwara imodoka akavugira kuri telefone nta bapolisi bari kumwe mu modoka nta nabari imbere mu muhanda azajya kwirega. Azajya kwirega. Abanyarwanda ni imfura cyane azajya mu baburi ati navuze kuri telefone kandi ntwaye rwose none 10 ni mu mpane ni mu nkubite. Albert we yasaba forfait kwezi kwigora rwose kubaza ku mwaka kiranyo nzajya mu nimero ya konti reka njya depose nzajya mperisa rwose yemba high advance kuko ndateganya kuzabikora. Hari umuntu ugeze mpa blague ngo hari umusaza wari umukire mu Rwanda hambere ngo aza gufatwa muri feruje sinzi amakosa ngo akomeye yakoze. Umupolisi ngo ageze ngo aramukangaze ngo aramubaza ati nangahe, hanyuma ngo yavugije ngo ihoni ari hafi ya CHK, hanyuma ngo bamuhanye kuko hafi y'ibitaro amategeko ntabyemera ko bavuze ihoni. Avuga ati none kumpagarika tuvugije ihoni ngo nangahe ati ngo yumva agashaka kongera kuvugiza ndavuga ati reka nakube kabiri noneho nongere mvuze reka niyongere kabisa. avuga ati ubwarayo rimwe reka none mvuge kabiri ariko agiba ubwaje akwiyongera ati tugize muri angahe agasonda gushese bazajya bacungana nawe ariko arantanze ubu ngubu aba bantu kubafata bazafatwa bati ubundi kandi icyo kibazo kuko hari nimero bashyizeho ngo umuntu ngo uri mu modoka ngo ukabona ngo shoferi ngo ari kuvuga ngo kuri telefone ngo wahamagara ngo iyo nimero ubusebe wahamagara utanze amafaranga yawe ikigoye okay tuvuge ko mpamagaye ntanze ayo makuru ni iki cyemeza izo nzego none we ko habaye icyo wa mukobwa waze bwa bukwe ubwo nzamutanga zahamagara polisi hari ikibazo dufitanye ari kuri telefone ndamubonye. Ibyo biragoye kumva buryo kibabikurikira aya mafaranga, ariko niba ashyizwe no ku bihumbi 10 ndibwira ko hari hashyizweho amande menshi cyane kuko ashyizwe ku 10 kandi bari bayamanitse cyane kugira ngo abantu batinye. ariko noneho bazashyireho na ntuza bashyireho urutonde ahubwo bavuge ngo ni 10 niba uri guhamagara ni 5 niba ari SMS. Akundi kimwe nemeza cyo nuko kuvugira kuri telefone abantu batwaye imodoka bishobora gutera impanuka byo birumvikana, ariko ubu buryo bwo kugira gutya bw'aya mande wenda nabyo bigomba kujyaho, ariko nanone ikintu cy'ingenzi ni ukwigisha abantu ubwabo muri bo bakaba bagabanya ibintu byo guhamagara batwaye telefone. Noneho bakurabire kabisa aho uvuze ikintu rwose guma atanze umusanzu ukomeye cyane kuko n'icyo numva cyatanga umusaruro. N'uyu munsi buri munsi inzira yanjye kuva mu rugo kuza ku kazi ku Gishushu mu by'ukuri simbona icyo traffic police ikora hariya. Simbona ukuntu ushobora ufite feruje y'amamodoka feveri y'abantu bagenda n'amaguru ukabwira amamodoka ngo nizihite wowe hari amamodoka abantu n'ikibyo, ariko wowe ukumva kuko ubuse abantu bari ku maguru
ntabwo bamenye uko babigenza bagomba gutambuka ariko wowe nk'umupolisi ubwiye amamodoka zihita n'izindi ziri inyuma yawe ntabwo urabizi ko zikora amakosa ntabwo ushaka no kuzireba ku mugoroba tugize agisida kuko n'ubundi yahagurukije imodoka hanyuma umumotari twari kumwe ntiyamenya ko yababwiye ngo batambuke aho bakomeza ab'inyuma bari batugonze mu by'ukuri kandi cyari ikibazo gikomeye cyane natwe gusa habaye ikibazo gikomeye bamwe tuvugaho cyane ko birazwi ko byemewe ku mupolisi gukora yabonye ko habaye wenda ambutiyaje cyangwa se imodoka zabaye nyinshi cyangwa se byateje ikibazo afite kuba we yafata iya mbere noneho akareba ariko kugira ngo abikore ni ngombwa ko abahagaze ahantu bose bamureba akenshi bagiye bitwaza ifirimbi kugira ngo abantu agira ikintu gituma bamureba bamenye icyo agiye kubabwira amabwiriza agiye gutanga akayatanga mu buryo bwumvikana hari igihe ajya gutya akaboko kari hasi rwose urugero uwo yarahagaze nk'ahantu ku ruhande akajya babwira gutya ntabwo bose bari tayari ngo babe bamureba bafite bo bashaka kugira ngo ni icyatsi twagiye bagahita bahurirana n'abandi kandi ni ikibazo kuko urabona traffic light zije vuba urebye kandi ntabwo ni nka bya bindi bavuga ngo ntabwo bigisha abantu kumenya televiziyo cyangwa mobile cyangwa telefone no kutigisha traffic lights hakaba rero traffic lights zigira umuco zifite ukuntu zigomba gufatwa n'abantu uko abantu bagomba kubyumva hanyuma rero icyo bakora ntabwo bafasha abantu ngo bamenye uwo muco uteye kuko bakora ibyo bishakiye ni ikintu ni ngombwa cyane ko kandi ubundi njye mbiheruka wenda nshobora kuba mbyibeshyaho ariko kera najya mbona bagira amasinye runaka azwi kandi ku rwego mpuzamahanga yo kuyobora traffic y'umupolisi ahagaze hagati uburyo ahagarika imodoka uburyo atanga inzira bigira geste runaka zizwi umuntu agenda abona mu bihugu bitandukanye waba uturutse ahandi ukasanga umupolisi akoze biriya ukamenya ibyo ari byo kuko bikoze nk'uko iwanyu babigenza barema bakwiriye kubishyiramo ingufu kuko byatera ikibazo gikomeye yego mu yandi makuru ni uko imodoka yo mu biro bya perezida wa Kenya yari iherutse kwibwa ngo yafatiwe muri Uganda ni imodoka yo mu biro imodoka yaritaze afite ka circuit asohoka mu biro ibaho ngaho ariko yavuye gusohoka rimwe ari abahungu niyo mpamvu byarabatunguye kuyibona hanze ngo yabonetse mu gihugu cya Uganda Toro ni imwe mu modoka ziherekeza umukuru w'igihugu wa Kenya modoka muri ntuza muri muze ntabwo ariyo agendamo we ariko ashobora kuba anagendamo indi minsi ariko amenya yitwiye ni muri nuza bavuze ariko bavuze ko ariyo muri cortege nabona murimo muratera amahane kandi hano hari y'umuperezida tukamwibona waje neza ariko none wari ugonze hagarara moteri ni impaka samahane noneho hari akantu nari ngiye gusoma akaverisiyo kugira ngo tumenye ukuntu bimeze ngo mu gihe ibinyamakuru byashimangiraga ko iyi modoka ari imwe mu zishinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu cya Kenya Pisu ni umuvugizi wa polisi yo mu gihugu cya Kenya yavuze ati iyi yari imodoka isanzwe ntabwo ari imodoka idasanzwe ntabwo ari limuzini nta nubwo ari imwe mu modoka zihuta z'umukuru w'igihugu ntabwo ari imodoka iherekeza perezida ni imodoka yari ifite kuko iyi modoka yari inafite plaque za gisivile nimero za plaque za civile ntabwo ari iz'igipolisi bavuze ngo ni BMW donc nta nubwo ari imodoka isanzwe bavuga ko ari bulletproof koko donc ari ikozwe muri bwa buryo bwo guhagarika amasasu urumva rero kandi babanje no kubihakana ni ukuvuga ngo abo bavugizi babo nta credibility bafite bagifite ibyo ari byo byose cyangwa none imodoka yisanze muri Uganda yisanzeyo tubyite gutyo yijyanye niyo yahamagaye ariko mwaje mukantwara ariko se ku media zindi za Kenya nasomaga ko kugira ngo banayibone nuko icyambere nuko hari umuntu ubu ngubu tuzi ngo
abajura baje kumwiba iyo modoka mu rugo iwe ntibyavuga kuko ubu ngubu bariya abantu baravuga byinshi ngo ko banamwibye amashiringi 6,000 hanyuma bafata na telefone in fact batangiye kuturasa iyo telefone ni kuri ababonye iriya modoka umutipo atangiye kumva cyangwa size umuntu ntabwo ndabisoma byose maze kumva ko bamuri inyuma ati imodoka mu muhanda ariruka ibyo ari byo byose tutubaza ni imodoka y'akazi yo muri perezidanse kandi y'umuntu ushinzwe n'ubundi umutekano wa perezida bagiye babihakana babanje kuvuga ngo reka da nta modoka ibuze ntaki numva ko habayemo ikintu cy'uburiganya aho ngaho ntawabanenga niba imodoka bayitwara n'ubundi ikarenga igihugu urumva ntabwo kuba batanga amakuru atariyo nanone aho irambuka gute nihuzagurika kumva bafite irambuka gute inyuze imbunda yanyuze he kuki batabwiye abantu ku makasite ku mipaka nibura hakiri imbere urumva ariko aba bantu basanzwe kuko bavuga nyine ko babashije kuyibona kubera ko bakurikiye iyi telefone y'uwo muntu bakayisangana abantu basanzwe bari muri ubwo bujura bw'amamodoka urumva buriya bafite abantu bakorana unless bagakorana nabo muri president ahubwo tukiri kuri iyi nkuru y'iyi modoka yafatiwe mu gihugu cya Uganda hari n'akandi kantu hari utuntu nagendaga nsoma ku munsi w'ejo muri Uganda harimo ibintu by'uburyarya cyane kuko hari n'abasore ngo insoresore perezida yahaye inka z'inzungu n'imfurizone abo basore bo ngo yari muri gahunda yo guteza imbere urubyiruko ngabo basore baragenda barazigurisha nabonye ejo abasore n'insoresore ndibaza ko ari bitandukanye buriya byaba bitandukanye insoresore byaba ari ikirundi oya ni ikinyarwanda ariko ntabwo ari by'insoresore ni abasore babaye minimi batitwara neza ni nk'abahuriga abantu nyine baraho batafata abantu aba banyereje nk'abahawe impano bahawe n'umukuru w'igihugu koko urumva ko ariko se barazinyereje yarazibahaye ariko niba yarazibahaye bakahitamo kuba bazigurisha kubw'indi mpamvu ariko iyo wahawe inka erega yabateje imbere erega nabo ukundi kuntu babinoza ariko ikirimo ikibazo ni uko izi nka bagomba kuzajya baziturira abandi ni za nka baguha ukayitunga ni nk'inka y'ubudehe urumva kuguha iriya nka rero ukayigurisha ni ukwibaza rero byizweho neza ubwo nta bwatsi umuntu niba asanze wenda bazihaye abantu b'abasore badafite naho bazijyana ngo zirishe ngo baragurishije bishakira geto mu mujyi bavuye Kigigini mu yandi makuru ariko hari n'inka za Museveni bibye oya zitari izo ngizo wowe izo ngizo yatanze ariko hari n'izindi bamutwaye da ahubwo hari kuko nabonaga ibitangazamakuru ukuntu byanikaga iyi nkuru byanikagaho ngo inka za perezida ngo zari ngo Museveni cows were stolen inka za perezida ngo zaribwe ariko wasomamo hasi ukavuga ngo ukasanga ngo minisitiri ushinzwe n'itangazamakuru mu biro bya minisitiri w'intebe ngo yavuze ngo izi nka abantu bagurishije inka bari bahawe n'umukuru w'igihugu bazigaruye ahubwo hari ugutamaca titire na konte nirimo wenda usibye ko haba hari izindi nka wenda zaba zaribwe ariko aho nagiye nsoma hatandukanye wasangaga batarahuje titire n'ibyo banditsemo uzasaba rero RMC bakaza usemunya ko kantu unyibutsa akantu ka kera hari uwahoze ari perezida wa Kenya Daniel Arap Moi yigize kuza mu Rwanda Arap Moi yigize kuza mu Rwanda rero kera hariho kampanye yo kubungabunga ingagi zo mu birunga hariyo posteri bari barakoze zari zanditseho ngo hariho ifoto y'ingagi yanditseho ngo protege moi none abantu umuntu yabisomye navuga ngo protege moi ati le président moi est en danger need protection simbuze kasa n'ingagi ahubwo protege moi umusomyi nguje protege moi n'umusomyi gito igifaransa le président moi est en danger naho ubundi iriya nkuru ukurikiranye neza ni nanone na kibazo cya UMC maybe nabwire bakurikirana kuko ni uburyo abanyamakuru bajya bandika inkuru bagambiriye kugira ngo bikurireho abasomyi kuko hepfo abayobozi bavugaga ko ngo ari ngizo nka ngo zari zatanzwe hepfo niho bipfira hose azakora ishyano
hasi hariya naho nari ndi kuvuga ku yandi makuru nanone ari kuvugwa nuko twagiye tuvuga ku cyorezo cya Ebola kibasiye Afurika y'Uburengerazuba ariko abantu baragenda bahitanywe na Ebola baragenda bazamuka umunsi ku wundi ubu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko Ebola imaze guhitana abantu barengaho gato 1900 mu gihe mu minsi ishize bari bageze ku 1500 urumva ko bagenda biyongera ubu ngubu ngo abantu bamaze kugaragaraho Ebola ngo bageza ku 3500 ni cases zimaze kugaragara muri Guinea, Sierra Leone ndetse na Liberia. Umunsi babaye benshi babaye majorite siko bahise muri kanze abayemo insilence ariko burya hari indwara ivugwa iza gutya igatera nkuko nguko imaze igitavugwa none yajya kuvugwa koko tukikanga twese tukagira ubwoba nyamara hari abantu b'inzobere bakubwira ko nubwo bwose biri kuvugwa gutya kandi nubwo bwose koko bigomba kurikiranwa kugira ngo iyi ndwara idakomeza gusakara mu bantu ariko hari izindi ndwara ziri kwica abantu kurushaho cyane ariko zo zitajya zivugwa. Hanyuma iyi Ebola yo nuko byavuzwe ko ngo uyu inzobere mu bijyanye na Ebola zavuze ko niramuka itahagurukiye ngo bayirwanye vuba ngo abantu ishobora kuzahitana abantu bagera ku 20,000. Yego ibyo bivuga iki nase ntiyahagurikiwe se urabareba muri vitesse y'ukuntu yandwa n'abagenda hari n'ukuntu umubare ugenda wiyongera abantu bapfa bahitanywe nayo bakaba bareba wenda bagakora nka projection bakavuga bati muri iki gihe bishobora kuzaba bimeze gutya ariko mu nkingo zibaho harya Ebola ubundi bigenda bite ntabwo abantu bashobora kuwenda haba campaign bagakingira directement hari mu bihugu byose ku buryo urukingo rwa iyo vaccine ntabwo iyo vaccine ntihari byari bikiri mu bushakashatsi kandi nkuko twagiye tubiganiraho byari n'ubushakashatsi bushingiye n'ubundi mu bintu by'umutekano kurusha kuvuga ngo babatinya ko habaho ingaruka zakomoka kiyo virusi yakoreshwa mu ntwaro kwa kundi bavuga ngo arme biologique kwa bakoresha ntuzano amasasu cyangwa se za bombe zirimo none izo virusi kujya zisaka imiti ikoreshwa ubu ngubu kubera ko bazishakishije kubera gutinya ko Ebola yakoreshwa nka terrorism ntabwo bigize bateganya no kuvuga ngo ubu ngubu abantu basa naho batunguwe numva ko niyo miti nibyo byakorewe niyo miti hari ubu ngubu nta mu byukuri yakorewe igenzura rihagije nkuko bisabwa ubusanzwe nkuko twabivuze ko abantu bashobora gutanga ibitekerezo abantu batanze ibitekerezo ku rubuga rwacu rwa internet hari witwa Nzaramyimana Jean Marie Vianney yavuze ati kuki kuri internet aho kubumvira hahitazamo imbaraga internet radio no kubera iki ngira ngo hari uyu abatekinisiye baraza kubikoraho wenda oya nta mbaraga aka kantu ahubwo tugomba kugakemura kuri tune in hariho twebwe kuri ya Contact FM Rwanda ya French ariko hari akandi kantu bashyizeho kariho na logo yacu kumvikanaho iyo radio ariko byo ntabwo ari twebwe amakosa yabo ntabwo ari so ni tune in nibo bakoze kariya kantu kuko ntabwo ari twebwe twagashyizeho so abantu bashaka kutwumva kuri tune in bagomba gushakisha Contact Rwanda Contact Rwanda hakiyandika ngo ni French sinzi impamvu bavuze ko ari French ariko ni twebwe undi witwa Edward Ntarindwa yavuze ati nakanirwa urumukwengera ngo ni kuri wawundi wo muri Gicumbi hari undi witwa Didi Rudo nayo hari ikifuzo yatanze turaza nawe kugikurikira turaza kubibwira abo yabitangarije hari witwa mu gikarise hari witwa Nyirimyuka Alex yavuze ati tubateza amatwi kandi umuvugizi uw'umugizi wa nabi ahanwe by'intangarugero abo bamotari nabo nibahagurukirwe rwose ni igitekerezo nawe yatanze baravugira baravuga kuri telefone banza arimo kurashisa kubiri kuvugwa kuri radio Imbaraga abamotari rwose ntabwo byivuga mu gitondo ariko hari igihe rero iyo connection yacu ivuyemo hazamo akaziki ahubwo akeje kaka hip hop nibwo umenya ko uri kuri ntuza yacu ariko ubundi iyo connection igarutse abantu bumva amajwi ya okay
abo bamotari bo ku mbaraga rero ntibahagurikirwa rwose kubera icyo utazi ngira ngo ni n'aha dusubike iki kiganiro ariko kandi twibutsa abadukurikiye ko bashobora kuzajya batanga ibitekerezo ku byo tuba tuvuga cyangwa se n'izindi gahunda za Contact FM ku rubuga rwacu rwa Facebook 89.7 Contact FM ndetse no kuri Twitter @radio Contact FM. umunsi muhire mwakoze cyane rero kuba twafatanyije muri iki kiganiro reka nshimire abakunzi ba Contact FM kuri mikoro ngena tukamwibonera Leonard kumwe na bagenzi banjye batatu Lani Imanzi Albert Rudatsimburwa ndetse na Modeste Nkurikiyimana mwakoze cyane bye bye urukundo rw'agahararo.